abantu bakunze gutera imbere bitwararika yawe ya buri munsi bakayigira usanga abantu bashaka kugira ejo heza buri munsi nta yindi nuko imyitwarire myiza cyangwa imigenzo bifuza ko bazaba bameze hazaza burya rero hari imyitwarire byaragiye bitanga umusaruro ku bantu benshi rwose batandukanye. Iyi myitwarire ikunze kuranga aba bantu ikaba ikubiye mu bintu bigera mu 10 ngiye kubasangiza muri iyi video. Mu gihe uri kumva iyi nkuru ndagushishikariza kuba utekereza ku myitwarire cyangwa imigenzo wakunjiza mu buzima bwawe bwa buri munsi muri iyi ngiye kukubwira kubera yuko ubereye ibyiza. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, mwawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwanda kazariho hose agira amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho. Niba utarakana kuri subscribe reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Reka mu kanya gatoya tugaruke twinjira musanga amatsiko yacu uyu munsi uburyo bwimbitse. Ntucikwe nyaboneka. Ikintu cya mbere rero abantu bagira ejo heza bakora ni ugutegura umunsi wabo mu ijoro rishyira umunsi ukurikiye. Kuko tubikesha umuhanga mu by'ubukungu bwa Tracy, icya mbere ugomba gukora ni gutegura umunsi wawe. Ibi rero ukuntu bigenza ni uko ukora urutonde rw'ibintu uzakora ejo guhera ku cya mbere kugeza ku cya nyuma. Ibi rero kandi ubikora wibanda ku byihutirwa kurusha ibindi kugira ngo umwanya wawe usaranganye neza mu bintu bikwiriye, mbese uhere ku byihutirwa ugenda ujya ku bitihutirwa cyane. Ruvuga ngo ahangaha Tracy ajya inama yo gukoresha itegeko rya 80/20. Iri tegeko rero rikaba rivuze yuko ugomba ibingibi ni ukuvuga guhera ku bintu byangombwa cyane byitezweho kuzana umusaruro uri hejuru kugira ngo udatakaza imbaraga mu bidafite umumaro, ukaza kugera ku bintu bifite umumaro watakaje imbaraga ndetse n'igihe cyagusize. Icya kabiri rero abantu bafite icyerekezo cyo kugira ejo heza bakora ni ukubyuka kare. Burya abantu bose bafite intumbero y'ejo heza hazaza. Isaha benshi bahuriraho ni hagati ya saa 10 na saa 11:15 za mu gitondo. Babyuka kare kugira ngo bategure umunsi wabo neza kugira ngo babashe gukora akantu kose ku murongo kandi uko bagapanze. Hari ababyuka bagasoma ibitabo, abandi bagakora imyitozo ngororamubiri cyangwa bagakora za yoga, bakareba amavideo atandukanye bigisha ibintu runaka mu gihe bitegura gufata amafunguro ya mu gitondo, dore yuko nayo mafunguro ari ingenzi mu mikorere y'ubwonko ndetse no guha imbaraga umubiri. Impamvu babyuka kare rero nuko burya kubyuka kare ari ibanga rituma ubasha gukora ukabona umubyizi hakiri kare, kandi bikaba igisubizo ku muntu ushaka gutera imbere. Burya abakiri baba baravumbuye iryo banga kare maze bakarikoresha neza muri gahunda zabo za buri munsi. Uwundi mugenzi wa gatatu w'abantu bafite icyerekezo cyiza cy'ejo hazaza ni ukwiyungura ubumenyi ku bintu bitandukanye kandi ku buryo buhoraho. Ibi rero bivuze yuko ubumenyi atari ikintu gihoraho, ubumenyi ni ikintu kigenda gihindagurika. Rero niba uri umuntu ufite icyerekezo kizima cy'ejo hazaza uba ugomba kugendana n'ibihe. N'ubyo rero nta handi wabikura uretse kuba wakamenye gusoma ibintu bitandukanye, kujya kuri interinete. Rwose ntabwo ari ngombwa yuko wagira ibitabo bifatika, ibitabo biraboneka kuri interinete, cyangwa ugasoma ku ma website aba hari amakuru atandukanye wakuramo ubumenyi rwose bwagufasha kuba nawe ufite amakuru y'ingenzi ajyanye n'igihe. Ikindi kandi ushobora no kureba amavideo cyangwa n'ubutumwa bw'amajwi nabwo bushobora kuboneka kuri interinete, bikakongerera ubumenyi ku bintu runaka rwose wakwifashisha mu gihe cya none n'ikizaza. Rero ntabwo ukwiriye gufata umwanya wawe gusa wigira kuri internet ureba ibintu bikunezeza cyangwa bikuruhura ubwonko, ahubwo ufata igihe gihagije buri munsi ureba ibyakungura ubumenyi ku bintu runaka. Ubumenyi buzagufasha rwose aho rukomeye, usanga ubuzima bwawe burahindutse bwiza mu gihe rwose gikwiriye. Umuherwe Elon Musk niwe wavuze ati ubwo yari amaze imyaka 7 mu bucuruzi bwe bwaranze nibwo yabashije kubona igitabo cyahinduye amateka ye, none bakaba barirwa mu bakire ba mbere ku isi.
ikindi kintu abantu bakora buri munsi, abantu bafata umwanya uhagije wo kuruhuka no gutekereza. Nuvuga ngo burya umuntu ushaka kuzagira imbere heza, buri kintu cyose ajya gukora arabanza akagitekerezaho, akakinononsura, akareba inyungu agifitemo kandi akagira na gahunda yanditse ari bugendereho. Gufata umwanya uhagije rero wo gutekereza ni byiza kuko bituma ukorera ku gihe kandi vuba n'umusaruro ukiyongera. Abakire rero bazi ibanga riri mu gutekereza kuri buri kimwe, ukagikora udahubutse kandi wizeye neza yuko umusaruro kitezweho uzaba mwiza. Icya gatanu rero abantu bakora buri munsi no kwita ku mirire ikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye. Nkuko tubikesha urubuga clevelandclinic.com, burya ibyo turya bigira uruhare rukomeye mu buzima bwiza cyangwa bubi bwacu. Abantu bakize rero bazi neza yuko burya ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri ari urukingo rw'ubusaza butemba itoto ndetse no kubona imbaraga n'ubwenge bikwiriye byo gukoresha ubu n'igihe kizaza. Iyo ubona intungamubiri zihagije, umubiri ubona ingufu, ubwonko bugakora neza, ukagira imbaraga ku kazi, ugatanga umusaruro rwose mwiza. Ariko iyo urya nabi, ni ukuvuga ukarya ibiryo bikenye mu ntungamubiri, umubiri ucika intege, ugahora urwaye kandi ugatanga umusaruro mukeya ku kazi cyangwa kakanakunanira burundu. Niba wifuza nawe gutera imbere, jya umenya kwita ku mirire yawe ndetse umenye kugenzura neza ko umubiri wawe wabonye byose ukeneye. Hari abantu rwose usanga bakunda akazi cyane bagakora kugeza ubwo bibagirwa kurya, ariko ibi bintu ntabwo ari byiza kubera yuko uba wiyima ubuzima bwawe ubwima ikintu gikomeye, kubera yuko ya mafaranga uri kurundarunda uzageza igihe cyo kuyarya rwose utakiriho, uri umuntu ugenda uhagaze, mbese umubiri wawe warafashwe n'indwara zitandukanye, yaba ari indwara zandura cyangwa n'izitandura. Warangiza rwose cyagihe ugakwiye kwishimira umusaruro w'ibyo wagezeho, ugasanga rwose ugiye kuba umuntu uri chronique n'indwara runaka zikaba zanaguhitana rwose nta kintu ugezeho gifatika ejo hazaza hawe rwose ugasanga harangiritse. Ni byiza rero niba ukunda gukora, ukunda no kurya neza, kubera yuko kurya ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima nko gukora. Kora uko ushoboye, ushake indyo yuzuye uyirye buri munsi, rwose uzabona mu gihe kidatinze yuko rwose wahisemo neza. Icya gatandatu rero abantu bafite ejo heza bakora bagira gahunda, ibingibi bakabikora buri munsi. Ni ukuvuga ngo baba bafite gahunda y'igihe kirekire y'ibintu bazakora, ariko bagenda babicamo ibice ku buryo buri munsi ugira ibikorwa biri muri ya gahunda y'igihe kirekire bafite, yaba ari gahunda y'imyaka 5, yaba gahunda y'umwaka cyangwa n'ikindi gihe kirekire cyane. Ni ukuvuga ngo buri munsi imirimo yabo iba iri muri ya gahunda bishyiriyeho. Ni ukuvuga ngo rero impamvu nta yindi ni uko gukorera kuri ya gahunda wihaye bituma intego zawe rwose uzigeraho, bigatuma ubuzima bwawe bugira umusingi uhamye uzatuma rwose ugira ubukungu burambye. Ni ukuvuga ngo rero ukorera byinshi kandi vuba, ikindi kandi ya gahunda ituma ukorera ku gihe, ikindi kandi ituma wongera umusaruro, ntutumwanya mu bintu utapanze bituma utagera ku ntego zawe. Icya karindwi abantu batera imbere bakora imyitozo mu ngororamubiri kandi buri munsi. Siporo ni ingenzi cyane ku mubiri, iruhura ubwonko, igatuma umubiri ukora neza kandi ukagira ubuzima bwiza. Siporo rero kandi ituma umutima n'ibihaha bigira imbaraga. Gukora imyitozo ngororamubiri biyongera imikorere myiza y'ubwonko, bigatuma ugira ibiro byiza biri mu kigero gikwiriye, ikindi kandi bigabanya ibyago byo kurwara indwara zitandukanye, ikindi kandi bikomeza amagufa ndetse n'imikaya, ikindi kandi byongerera umuntu ubushobozi bwo gukora imirimo itandukanye ya buri munsi. Ibi ngibi nk'uko tubikesha urubuga rwa cdc.gov, bavuga yuko abantu bicara igihe gitoya kandi bakagira umwanya uhagije wo gukora ibintu bituma umubiri wabo ukora, ari byo imyitozo itandukanye igorora umubiri, bituma rwose bunguka ibintu byinshi bitandukanye mu buzima, ari ibyo ibintu babwiye haruguru. Ikindi kandi iki kigo kivuga yuko byibuze umuntu yagakwiye kuba akora imyitozo 3 mu cyumweru, ariko ushoboye no kuyikora buri munsi rwose biba byiza kurushaho. Ikindi kintu abantu bafite intego y'ejo heza bakora, bita cyane ku myambarire yabo ndetse n'uko bagaragara muri rubanda. Ni ukuvuga ngo ntago bitwara uko biboneye, kubera yuko bazi yuko imyitwarire yabo rwose hari ukuntu yabangiriza yaba isura yabo y'iki gihe cyangwa n'igihe kizaza. Burya imyitwarire yabo n'indorerwamo bikurimo ndetse ikaba yagena ingano y'ubukungu uzageraho. Abakire rero bazi akamaro ko kuvugwa neza muri rubanda, kuko bazi yuko isoko y'ubutunzi bwabo iri mu bandi. Bafite imyumvire yuko burya ifaranga wungutse hari ubundi uba waritakaje akariguha. Niba wungutse menshi, bamenye yuko ubwo hari benshi basigaye amara masa. Abantu bafite icyerekezo rero cyiza cy'ubuzima bw'ejo hazaza bita ku isura bafite
bafite muri rubanda, mbese uko bavugwa bakaba bashobora no gutanga ibya mirenge ariko bakavugwa neza muri rubanda. Icya cyenda rero, abo bantu bakoresha igihe cyabo neza. Umuhanga mu bijyanye n'imirimo Brian Tracy yagize ati time management is life management. Ibi bishatse kuvuga yuko uko ukoresha neza igihe cyawe uba uri gukoresha neza ubuzima bwawe muri rusange. Abantu rero bafite icyerekezo kizima cy'ubuzima bwabo usanga ari abantu badata umwanya mu bitagira umumaro, igihe cyabo usanga bacyuzuzamo ibintu by'ingirakamaro gusa. Bruce Lee, umunyabigwi muri filime za action wakanyujijeho rwose mu bihe byashize, yaravuze ati niba ukunda ubuzima ntugapfusha ubusa igihe cyawe kuko ubuzima burya bukoze mu gihe. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma, aba bantu bafite icyerekezo kizima cy'ubuzima bw'ejo hazaza bakora cyane kandi bagakora ibintu byinshi cyarimwe. Usanga ari abantu bakora no murava imirimo yabo bashinzwe, yaba iyo ku giti cyabo cyangwa bakorera abandi. Ikindi kandi bagakora ibintu byinshi cyarimwe kugira ngo bagire umusaruro uri hejuru. Ni ukuvuga ngo niba ushaka gutera imbere rwose ukagira ejo heza, ugomba kuba uri wa muntu ufite ubushobozi bwo gukora udakorera ku jisho, niba uri gukorera abandi kuko ni intangiriro yo kuba nawe wazikorera ejo hazaza. Rero ugomba gukora inshingano zawe zose ukazuza neza, kuko nibyo bizatuma rwose nawe ubwawe ugira icyerekezo cy'ubuzima bwawe kizima igihe watangiye kwikorera. Ni ukuvuga ngo iyo ukorera abandi biguha igishoro n'intangiriro nziza yo kuba wakwikorera. Ikindi kandi ugomba kuba uri capable, ikindi kandi ugomba kuba ushoboye kuba wakora ibintu byinshi bitandukanye icyarimwe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wakora gahunda, ugakora urutonde rw'ibikorwa uzakora, gutanga inama kujya amaproje, gukora ibyihutirwa, kugena cyangwa gucunga neza abo wahaye imirimo, gucunga neza igihe n'ibindi byinshi ukabikorera mu munsi umwe, ukabikora umunsi umwe cyangwa ukanabikora mu masaha amwe cyangwa n'amasaha yegeranye cyane. Ibi bintu 10 nkubwiye rwose nuramuko byubahirije, ndakubwira ntashidikanye yuko ubuzima bwawe bw'ejo hazaza buzaba bushinganye, uzagira ubukungu rwose. Umuntu wese yavuga ati uyu muntu rwose abayeho neza, this is a successful person. Tugeze ku musozo rero w'ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko dusoza reka mbasubiriremo ibintu twaganiye kugira ngo mutazabyibagirwa nyamuneka. Ikintu cya mbere uba ukwiye gukora buri munsi ni ugutegura umunsi ukurikiyeho mu ijoro rishyira uwo munsi. Icya kabiri ni ukubyuka kare. Icya gatatu ni ukwiyungura ubumenyi ku bintu bitandukanye. Icya kane ni ugufata umwanya uhagije wo kuruhuka no gutekereza. Icya gatanu ni ukwita ku mirire ikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye. Icya gatandatu ni ukugira gahunda. Icya karindwi ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Icya munani ni ukwita cyane ku myambarire ndetse no kugaragara muri rubanda. Icya munani ni ukwita ku buryo ugaragara muri rubanda. Icya 9 ni ugukoresha neza igihe cyawe. Icya 10 ni ugukorerana n'umurava kandi ugakora ibintu byinshi cyarimwe. Reka mencubikiye ahangaha rero kuri ibi nakubwiye. Niba hari ibindi wumva twakongeraho rwose uhaye karibu watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa kudusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo. Ikindi kandi wakoze ibyo twakuganirije, nagushikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe. Ikindi kandi wasangiza n'ubutumwa inshuti zawe n'abavandimwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Reka ngushimire rero ko wabanye nanjye kugeza ku musozo. Nakagaruka, amahoro y'Imana nakomeza kubana namwe. Bye.